wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Aya mavuta rero ntabwo ari gikotororo, sikogopata, samamesa, oya ntabwo ari kazumbature, ni amavuta y'Uwiteka yayandi umwerayo wavuze ngo sinarekeshwa. Amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana, agashimisha n'abantu, ngo no kujya mungabanira hejuru y'ibiti, ahubwo njyewe nzakomeza umubano wanjye n'Imana. Imana izampa igikundiro kirenze ibyo nahungabanira hirya no hino hejuru yabyo. Imana iramwitegereza, Imana inezerwa Yosefu. Gereza yose iyoboka Yosefu, agirwa umutware muri gereza kugeza igihe Imana, aleluya, yaje. Burya isezerano ry'Imana rigishakira inzira. Mbabwire mwa abantu b'Imana, iyo washatse umubano mwiza na Yesu, Imana ikakwitegereza. Muririmbyi yararimbye avuga ngo Uwiteka umucamanza yanyitegereje akambonaho amaraso, ngo ntabwo acira urubanza rubi ahubwo anyita umukiranutsi, ngo yarancunguye kugira ngo mbuwe niko kuza akanyishingira, ngo ubwo njyewe Yesu atagipfa, ngo nanjye ubwanjye singipfuye, ngo njyewe na Yesu turi umwe. Imana ishimwe cyane. Yosefu Imana imureba muri uwo murongo, ngo irangije iragenda iteza kurota mu banyuru bagenzi be, arabahanurira kugira ngo Imana ishake inzira yo kuzamugeza ku cyo yamusezeranije. Bararota, arabasobanurira, ababwira ko mu minsi 3 umwe ari uza gucirwa igihanga, undi akazamurwa akagenda agashyika ibwami. Yosefu abwira wa wundi ati nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ariko reka mbabwire ngo mama isi ni ukuri ndabarahiye, igihe cyo gusohora ku isezerano kitaragera nta muntu wabasha kuba yakwibuka. Ariko igihe cy'isezerano cyageze mama Mugisha, ndakurahiye Imana yakoresha iparafo, Imana yakoresha aya matara, Imana yakoresha imikeka, Imana yakoresha ibyatsi, Imana yakoresha amabuye. Imana ifite ububasha n'ubutware bwo gusohoza ijambo yavuze. Bamaze kurota aragenda kumangira imyaka. Uko umeze gutyo, haleluya, ushobora kuba ufite amasezerano Imana yagusezeranije, ikaza ikirahira ikakuvuga amasezerano menshi agiye atandukanye, kandi Imana y'ubwayo igashyiraho uruzitiro rwo kugira ngo igote cyangwa se irinde ya masezerano yaguhaye, yagusezeranije. Kandi iyo yasezeranije, Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora, ntabwo ari interenganya. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Irinde icyo yavuze, iramubwiye ngo witegereje neza buryo kindi ndi ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. Iri jambo yavuze y'ubwayo ifite imbaraga yo kugira ngo abashe kuba yaririnda. Ariko nawe ubwawe kugira ngo iri jambo ririndwe, hari icyo nawe usabwa. Urasabwa iki? Urasabwa umubano wawe mwiza hagati yawe n'Uwiteka Imana. Kubera uburanga Yosefu yari afite, ariko Yosefu aho yarari, haleluya, we yararebaga ubwiza bwa Mukapotifari n'ubutunzi bwe bwose, yareba Yesu n'isezerano musezeranije, yabishyira ku munzani akavuga ngo nzarinda icyo Imana yampaye kirenze Mukapotifari, kirenze ubutunzi bw'Abanyegiputa bose. Nzahagarara ku cy'Imana yavuze. Icyo Imana yavuze kiraramba kurenza ubutunzi bw'Abanyegiputa. Abihagararaho, arabigundira, ahagararana na Yesu, ngo bigeraho Mukapotifari yamwinjize, bagera mu cyumba. Yosefu arangije, undi aramubwira ngo nutemera ngo turyamane urahura n'akaga gakomeye. Ariko Yosefu aremera, asiga umwenda we, ngo aragenda. Imana iramwitegereza, ibona umubano we hagati ye n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imwitegereje, irangije ibonye ko yayihamirije, aragenda ngo agere aho yageze no muri gereza.
kubera igikundiro n'isezerano ry'Uwiteka Imana. Amasezerano Imana idusezeranya niyo tugeza ku cyo yagambiriye. Imana ishimwe cyane iyo natwe twarinze umubano mwiza hagati yacu n'Imana. Nimukavuga ngo Imana arasezeranije ntiyasohora. Birashoboka ko wasezeranijwe n'abantu itavuze. Abantu baravuga, abadayimoni baravuga. Birashoboka ko utarinze. Amasezerano y'Imana arabagarirwa, amasezerano y'Imana ararindwa, niyo mpamvu asohora. Ariko nawe utarinze umubano wawe hagati n'Imana ntacyo uzageraho. Yosefu ageze muri gereza, Imana iramwitegereza. Imana ibona akazi muri guverinema. Yararengeje imyaka igera muri 2, ariko kubera yarinze umubano mwiza n'Imana, Imana iraza irefasa, irahanagura. Imaze guhanagura, Farawo ntiyareba kuri ibyo. Icya kabiri, uyu Yosefu yari umugurano, ntabwo yari kavukire. Haleluya. Arangije aravuga ngo hagati yanjye nande na Yosefu ntawe uzajyamo, uri uwa kabiri kuri njyewe. Haleluya. Kandi umuntu wese, yaba ari babandi bakurindaga muri gereza, yaba abajenerali bari muri kino gihugu, yaba abaminisitiri bari muri kino gihugu, ntawe uzagenda ngo ajye hanze atakunyuzeho. Ubwo burenganzira buzatangwa na Yosefu kuko yarinze umubano mwiza n'Imana. Imana isohoza icyo yamuvuzeho, isezerano rirasohora. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana iragenda ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye. Mushumba Jari, Imana ngo nakumenye. Sinari namaze, ntabwo wari wakabaye n'urusoro mu nda ya mama wawe. Nakumenye. Hari abaririmbyi baririmbye baravuga ngo ibisiza ngo n'imisozi bitaratangira kugira gute, ngo Imana y'ubwayo yari gufite mu bitekerezo byayo. Kandi Imana kukugira mu bitekerezo byayo ifite n'imigambi yayo izakubaho. Ubuzima bwawe bwose muri bya bitekerezo by'Imana bwari burimo. Yari izi icyo uzaba cyo, izi kandi icyo uzaba cyo, kandi icyo uzaba cyo ntikizakurwaho n'icyo abadayimoni bashaka kuba cyo, cyangwa se haleluya icy'isi ishaka kuba cyo ntikizakurwaho n'ik'Imana. Haleluya. Ik'Imana igufiteho, yakugambiriyeho kuva kera kose, ntabwo kizakurwaho n'icy'isi ishaka kuba cyo. Nukurinda umubano niyo ntibazakubeshya, ukarinda umubano mwiza nayo. Hagira uzashaka, reka nkubwire Danieli, Bwana Yesu asifiwe sana. Baramubwiye bati rero dore ibyo kurya by'ibwami ngibi, ubirya ubona imyanya myiza. Undi aravuga ngo agambira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Danieli baraza bashyira urwobo rw'intare hariya, baramubwira ngo upfukamira umwami. Danieli areba umubano mwiza ngo abanye n'Imana, ngo aravuga ati ahubwo mukira Imana nzayirengagiza itegeko ry'ibwami. Ngo aragenda akazajya apfukama 3 ku munsi yerekeye Yerusalemu. Danieli biza gushyika yuko babwira umwami ko yirengagije itegeko rye, ariko ngo umwami ngo arwana kuri Danieli kuko yari azi Imana ya Danieli. Biza kugera igihe ngo Danieli bamujyana mu rwobo rw'intare kubera umubano mwiza. Umubano mwiza uzatuma Imana iturinda abakonikoni, turinda abarozi, turinda ibiduhagurukira, uturinda imbaraga mbi z'umwijima. Imana izaturinda mu gihe cy'inzara, Imana izaturinda mu gihe cy'akaga, Imana izaturinda mu gihe cy'amakuba. Haleluya. Imana izaturinda nitugirana umubano mwiza nayo tukawurinda. Danieli ngo aragenda agera mu rwobo rw'intare. Ngo akigeramo, abahanga bamwe bajya bavuga ngo yagezemo ngo ziriya ntare zimubonye, we yamanutse amanukanye n'intare y'umuryango wa Yuda.
ngo zimubonye ngo zitega umugara, araza zirambararaho, aryama hejuru yazo muri bya byoya, ngo zikazajya zigira ngo ni intare, ni shefu w'intare zose. Noneho ngo zajya zigira Daniyeli ngo araryama, ngo umwami bitewe n'uko Daniyeli yarinze umubano mwiza n'Imana, Imana ishyira igikundo kuri Daniyeli. Abatasengaga natizaga ubusa, abatafataga ibihe byo kurara basenga, ngo umwami aragenda apfukama, ngo arara adasinziriye, arapfukama arara asenga, ngo yingingira Daniyeli asenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ngo arangije nibature yayikoreye ku rwobo rw'intare. Arangije ngo araza arahamagara, ngo arabaza ngo Daniyeli mugaragu w'Imana isumba byose, umva ngo mbese Imana yawe ukorera ku manywa na nijoro yabashije kugukiza amaboko yawe, iminwa y'intare? Ngo Daniyeli ngo aramubwira ngo mwami nyagasani, ubwayo nta kindega. Mu yandi magambo, narinze umubano mwiza hagati yanjye nayo, kandi nawe mwami hari icyo ndega, nawe ntacyo ndega. Haleluya. Ngo nicyo cyatumye ngo yohereza marayika wayo, ngo araza afunga iminwa y'intare. Urumva mamugisha, ngo afunga iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Ngo umwami amaze kubyumva, amina, ngo umunezero uramufasha. Arangije ashaka kwerekana abarinze, umva mushumba, abarinze umubano mwiza nayo, n'abarinze umubano mwiza n'ibigirwamana. Turagendana? Abarinze umubano mwiza n'Imana, n'abarinze umubano mwiza n'ibigirwamana cyangwa se n'imana z'abanyamahanga. Arabahamagara arababwira ngo nimuze mukureho Daniyeli, mukureho urutare. Ngo Daniyeli ngo basanga nta n'urwara zamuriye. Yesu nashimwe cyane. Kadusome ijambo ry'Imana riri ahangaha mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere. Dusome umurongo waho wa 9 turamanuka hepfo. Hari ijambo rivuga ngo, umurongo wa 9, Yeremiya igice cya mbere umurongo waho ni uwa 9. Yeremiya igice cyaho ni icya mbere umurongo waho ni uwa 9. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo, Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, kiza amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyire hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kugira ngo kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Ariko umurongo waho wa 4 akavuga ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. 11 ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza uko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Dusoreze hano urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo waho wa 14. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 14. Hari ijambo rivuga ngo, ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindishe umwuka wera utubamo. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana yo kwizerwa kandi Mana yo kwiringirwa, Imana se umwami wacu Yesu, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze.
turagushimiye kuba duhaye Yesu. Ijambo ryawe rimaze kutubwira ngo tujye twibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye. Twumvise neza ko wapfuye ukazuka ukaba uhagaze iburyo bw'Imana udusabira. Turagushimiye mwami Imana. Umuririmbyi ni waririmbye aravuga ngo ubwo atagipfuye nanjye ntabwo nyipfuye. Turagushimiye yuko ari wowe ubeshejeho itorero ukabeshaho abanyetorero. Turagushimiye yuko kubaho kwacu tugukesha wowe. Turagushimira umunezero wawe ujya usesekaza ku mitima yacu. Turagushimira ko ari wowe ujya uteranya ubwoko bwawe kandi ukabuteranya utabuteranirije ubusa. Turagushimiye mwami Yesu yuko ubana natwe iteka ryose. Bivuga ngo n'imigambi yacu yose Yesu ubu yirimo ubihererwe icyubahiro. Muri uyu mwanya komeza kudushyigikiza ubuntu bwawe n'umunezero wakomeze gusesekara muri no teraniro. Muririmbyi umwe yararimbye aravuga ngo ubugenderera abandi nanjye ntunsige. Hariho abateraniye muri aya masaha muri Amerika, mu Burayi, Aziya, Oceani, muri Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye bari kugenderwa n'Uwiteka. Ni muri ubwo buryo n'iterano riteraniye Kicukiro Sheri uririmo muri aka kanya. Kandi umwuka wera twumvise yuko ajya dusabira, akomeza dusabire. Imbaraga zawe zikomeze gusesekara muri twebwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ijambo mushumba amaze kutubwira ni ijambo rikomeye cyane. Aratubwiye rira jambo yuko tuzajya twibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye. Ni ijambo rikomeye cyane kwibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Bivuga ngo hari ibintu abantu benshi bajya bibuka, ariko mbere na mbere tugomba kwibuka Yesu, tumuhereza icyubahiro kandi tumukomera amashyi. Ntekereza ko hari impamvu nyinshi umuntu wese yagashimye cyangwa se yagatekereje kuri Yesu. Haleluya. Mu bapfuye Yesu ni wapfuye agira ate? Arazuka. Iyo turebye ibitangaza akora nabyo ubwabyo nibyo yakoze byadutera kumushimira Imana yacu ishimwe cyane. Amagambo rero ngira ngo tuganire, hari ijambo dusomye Bibiliya tubwiye ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda yande ya mama wawe, mushyiriraho ku muhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Ngo kandi nakwejeje utaragira utaravuka. Ngo none Yeremiya Imana iramubwira ngo nguruzi iki? Ngo arangira aravuga ngo nduzi inkoni y'iki? Y'umurinzi. Ngo iramubwira ngo witegereje neza buryo ki ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisoze. Aho ni ku ruhande rw'Imana yabwiye Yeremiya. Noneho Pawulo abwira Timoteyo we nawe icyo agomba gukora. Haleluya. Ubundi hari icyo Imana igirinda, ariko hari nawe icyo usabwa kugira ngo urinde. Timoteyo Pawulo aramubwira ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe. Haleluya. Ngo ukirindishe umwuka wera utubamo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bivuga ngo Imana igirinde ijambo yavuze kuri twebwe. Turagendana, ariko natwe turasabwa kurinda umubano mwiza dufitanye n'Uwiteka Imana. Bivuga ngo werasi wowe ubwawe igira hino ukomeze gutyo. Haleluya. Ushobora kuba ufite amasezerano Imana yagusezeranije, ikazi kirahirika kuvuga amasezerano menshi agiye atandukanye, kandi Imana y'ubwayo igashyiraho uruzitiro rwo kugira ngo igote cyangwa se irinde ya masezerano yaguhaye yagusezeranije. Kandi iyo yasezeranije Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora, ntabwo ari interenganya. Hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Irinde icyo yavuze. Iramubwiye ngo witegereje neza buryo ki ndindi ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. Iri jambo yavuze yo ubwayo ifite imbaraga yo kugira ngo abashe kuba yaririnda, ariko nawe ubwawe kugira ngo iri jambo ririndwe hari icyo nawe usabwa. Urasabwa iki? Urasabwa umubano wawe mwiza hagati yawe n'Uwiteka Imana. Ibi ngibi byabaye ku mugabo umwe. Haleluya. Muri bene Yakobo uwitwa Yosefu, Imana yaraje imugenderera ari uruhinja, ari umwana mutoya. Agiye kubona ngo abona imiba 10 yikubita hasi,
arangije agenda abwira papa we ibyo yabonye, arongera abona imiba 12, arongera aragenda abwira papa ngo arangije Sara aramubwira ngo twebwe n'abarumuna bawe n'abavandimwe bawe urashaka kuvuga ko tuzikubita imbere yawe, naho n'ibyo Imana iri kumusezeranya. Haleluya. Noneho Imana iryo sezerano yamuhaye, Bibiliya iratubwira ngo iririnda ibihe ibihumbi, irishyiraho uruzitiro irabirinda. Ariko Yosefu nawe, haleluya, afite umukoro wo kugira ngo arinde umubano mwiza hagati ye n'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Niyo mpamvu yagiye bakamugurisha, yagera kwa muka Potifari, yari afite uburanga, yari mwiza, haleluya, ku buryo ngo bamurebaga, amateka avuga ngo aho yari ari hari yuko muka Potifari yageraga igihe akagira gutya bakamuzanira arimo ahata nk'ibirayi cyangwa se ibindi bintu. Yosefu yatambuka arimo agenda akihata yarangariye kubera uburanga Yosefu yari afite. Ariko Yosefu aho yarari, haleluya, we yararebaga ubwiza bwa muka Potifari n'ubutunzi bwe bwose, yareba Yesu n'isezerano musezeranije, yabishyira ku munzani akavuga ngo nzarinda icyo Imana yampaye kirenze muka Potifari, kirenze ubutunzi bw'abanyegiputa bose. Nzahagarara ku cy'Imana yavuze, icyo Imana yavuze kiraramba kurenza ubutunzi bw'abanyegiputa. Abihagararaho, arabigundira, ahagararana na Yesu ngo bigeraho muka Potifari yamwinjize, bagera mu cyumba. Yosefu arangije, undi aramubwira ngo nutemera ngo turyamane urahura n'akaga gakomeye. Ariko Yosefu aremera, asiga umwenda we ngo aragenda. Imana iramwitegereza, ibona umubano we hagati ye n'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imwitegereje, irangije ibonye ko yayihamirije, aragenda ngo agera aho yageze no muri gereza, kubera igikundiro n'isezerano ry'Uwiteka Imana. Amasezerano Imana idusezeranya niyo tugeza ku cyo yagambiriye. Imana ishimwe cyane iyo natwe twarinze umubano mwiza hagati yacu n'Imana. Nimukavuga ngo Imana arasezeranije ntiyasohora. Birashoboka kuba asezeranijwe n'abantu itavuze. Abantu baravuga, abadayimoni baravuga. Birashoboka kutarinze. Amasezerano y'Imana arabagarirwa, amasezerano y'Imana ararindwa, niyo mpamvu asohora. Ariko nawe utarinze umubano wawe hagati n'Imana, ntacyo uzageraho. Yosefu ageze muri gereza, Imana iramwitegereza. Imana imaze kumwitegereza ireba ukuntu babanye. Bibiliya iratubwira ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Uwiteka Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Aya mavuta rero ntabwo ari gikotororo, sikogopata, samamesa, oya, ntabwo ari kazumbature. Ni amavuta y'Uwiteka, ya yandi umwerayo wavuze ngo sinarekeshwa. Amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana, agashimisha n'abantu, ngo no kujya mungabanira hejuru y'ibiti, ahubwo njyewe nzakomeza umubano wanjye n'Imana. Imana izampa igikundiro kirenze ibyo nahungabanira hirya no hino hejuru yabyo. Imana iramwitegereza, Imana inezerwa Yosefu. Gereza yose iyoboka Yosefu, agirwa umutware muri gereza, kugeza igihe Imana, aleluya, yaje. Burya isezerano ry'Imana rigishakira inzira. Mbabwire mwa abantu b'Imana, iyo washatse umubano mwiza na Yesu, Imana ikakwitegereza. Muririmbyi yararimbye avuga ngo Uwiteka umucamanza yanyitegereje akambonaho amaraso, ngo ntabwo acira urubanza rubi, ahubwo anyita umukiranutsi, ngo yarancunguye kugira ngo mbuwe, niko kuza akanyishingira, ngo ubwo ngewe Yesu atagipfa, ngo nanjye ubwanjye singipfuye, ngo ngewe na Yesu turi umwe. Imana ishimwe cyane. Yosefu Imana imureba muri uwo murongo, ngo irangije iragenda iteza kurota mu
nyuru bagenzi be arabahanurira kugira ngo Imana ishake inzira yo kuzamugeza ku cyo yamusezeranije. Bararota, arabasobanurira, ababwira ko mu minsi 3 umwe ari uza gucirwa igihanga, undi akazamurwa akagenda agashyika ibwami. Yosefu abwira wa wundi ati nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ariko reka mbabwire ngo mama isi ni ukuri ndabarahiye, igihe cyo gusohora kw'isezerano kitaragera nta muntu wabasha kuba yakwibuka. Ariko igihe cy'isezerano cyageze mama Mugisha, ndakurahiye Imana yakoresha iparafo, Imana yakoresha aya matara, Imana yakoresha imikeka, Imana yakoresha ibyatsi, Imana yakoresha amabuye. Imana ifite ububasha n'ubutware bwo gusohoza ijambo yavuze. Bamaze kurota aragenda kumangira imyaka, ataragera igihe ataragira ate ataribuka ibya Yosefu, kugira ngo Imana izajye gusohoza amasezerano. Irakugendera isanga uwitwa Faro mwami w'Abanyegiputa, arota inzozi. Amara kuzirota, Imana mu buhanga bwayo ngo iragenda abanyabwenge bose irabajijisha, bose bayoberwa uko bazirotora. Muri ako kaduruvayo niho Imana yagendereye, isanga Yosefu, isanga wa wundi Yosefu yamurotoreye, imwibutsa amateka ya Yosefu. Imana isohoza ijya yibutsa amateka. Haleluya! Niyo mpamvu Morodekayi igitabo cyaranditswe baragenda barabika, ariko mu gihe gikwiriye cy'Uwiteka Imana ibuza umwami ibitotsi, kugeza igihe Asuwerusi yaroteye akavuga ngo Morodekayi uyu nguyu ese yagororewe iki mu gihe gikwiriye cy'Uwiteka. Kandi isezerano ryasohoreye igihe rinezeza kuruhenza iryasohoye igihe kitarashyika. Imana nishimwe cyane. Nkasubiremo kano kantu, isezerano risohoreye igihe riryoha kurenza. Burya umwana wavukiye amezi 9 ntabwo akurushya, arushya nk'uwavukiye amezi 7. Uw'amezi 7 abanza kujya he muri kuveze, ariko wavukiye 9. Haleluya! Aya bamuvanayo, sifa kwa Mungu. Baramutahana bamushyitsa mu rugo, ababyeyi bose bakazana igikoma baje kureba wavutse. Ariko abandi abari muri kuveza batakana kare muri kuveza, muzajye mwirinda ko amasezerano asohora mbere y'igihe. Uzajya urindira igihe cy'Imana, nibwo bizamamara kandi bikagira umumaro. Yosefu aho yarari ngo mutware ngo abwira umwami ati nibutse icyaha cyanjye, ati ubwo nari muri gereza ibintu byose byambayeho, hari umugurano w'Umunyegiputa unako w'Umuyisiraheli w'Umuheburayo, ibyambayeho byose byagenze gutya na gutya. None mwami aramutse ageze hano, ibyo uri gusobanuza bisobanura. Yosefu ngo araza imbere y'umwami, akimara kuhagera ngo umwami aramubaza ati wabasha kuzisobanura? Arazimubwira. Yosefu aramubwira ngo ariya mahundo wabonye 7 y'imishishiri nari abyibushye, nazira nka z'iminanu zamize nka zibyibushye, ngo iyo ni imyaka 7 y'uburumbuke igiye kuza. Egiputa igiye kugira ikintu cyitwa ibiryo. Noneho haza indi myaka 7 y'inzara. Noneho mwami ndagusabye kugira ngo Egiputa izaba ikigega cy'abantu bazaza baza guhahiramo. Shaka umunyabwenge mu gihugu cyawe urusha ubwenge abandi bantu bose. Ndababwira ko umuntu warinze umubano mwiza n'Imana, haleluya, ni umunyabwenge urenze abanyabwenge bose. Pastor Charles, haleluya, uyu ni umunyabwenge. Ngo arangije ngo aravuga ngo uwo nguwo azahunikisha mu bigega. Ngo umwami aragenda abaririza muri Egiputa, umuntu wese aravuga ngo twakura hehe umuntu nk'uyu nguyu urimo umwuka w'Imana. Ngo barabaririza muri guverinoma yose ya Egiputa, barareba babura n'umwe, ngo basanga ntawe uhwanye na Yosefu. Ngo umwami aravuga ngo atanga itegeko, mwibuke ko uyu Yosefu, haleluya, nta bwenegihugu afite bw'Abanyegiputa.
iyo umuntu afunzwe amezi 6 ntabwo aba yemerewe kubona akazi muri guverinema. Yari arengeje imyaka igera muri 2, ariko kubera yarinze umubano mwiza n'Imana, Imana iraza irefasa irahanagura. Imaze guhanagura, Farawo ntiyareba kuri ibyo. Icya kabiri, uyu Yosefu yari umugurano, ntabwo yari kavukire. Haleluya. Arangije aravuga ngo hagati yanjye nande na Yosefu ntawe uzajyamo, uri uwa kabiri kuri njyewe. Haleluya. Kandi umuntu wese, yaba ari babandi bakurindaga muri gereza, yaba abajenerali bari muri kino gihugu, yaba abaminisitiri bari muri kino gihugu, ntawe uzagenda ngo ajye hanze atakunyuzeho. Ubwo burenganzira buzatangwa na Yosefu, kuko yarinze umubano mwiza n'Imana. Imana isohoza icyo yamuvuzeho, isezerano rirasohora. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana iragenda ibwira Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye. Mushumba Jari, Imana ngo nakumenye. Sinari namaze, ntabwo wari wakabaye n'urusoro mu nda ya mama wawe. Nakumenye. Hari abaririmbyi baririmbye baravuga ngo ibisiza ngo n'imisozi bitaratangira kugira gute, ngo Imana y'ubwayo yari gufite mu bitekerezo byayo. Kandi Imana kukugira mu bitekerezo byayo ifite n'imigambi yayo izakubaho. Ubuzima bwawe bwose muri bya bitekerezo by'Imana bwari burimo. Yari izi icyo uzaba cyo, izi kandi icyo uzaba cyo, kandi icyo uzaba cyo ntikizakurwaho n'icyo abadayimoni bashaka kuba cyo, cyangwa se haleluya icy'isi ishaka kuba cyo ntikizakurwaho n'ikimana. Haleluya. Ikimana igufiteho yakugambireho kuva kera kose ntabwo kizakurwaho n'icy'isi ishaka kuba cyo. Nukurinda umubano niyo ntibazakubeshya, ukarinda umubano mwiza nayo. Hagira uzashaka, reka nkubwire Danieli, Bwana Yesu asifiwe sana. Baramubwiye bati rero dore ibyo kurya by'ibwami ngibi, ubirya ubona imyanya myiza. Undi aravuga ngo agambira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Danieli baraza bashyira urwobo rw'intare hariya, baramubwira ngo upfukamira umwami. Danieli areba umubano mwiza ngo abanye n'Imana, ngo aravuga atahogwe mukira Imana nzayirengagiza itegeko ry'ibwami. Ngo aragenda akazajya apfukama 3 ku munsi yerekeye Yerusalemu. Danieli biza gushyika yuko babwira umwami ko yirengagije itegeko rye, ariko ngo umwami ngo arwana kuri Danieli kuko yari azi Imana ya Danieli. Biza kugera igihe ngo Danieli bamujyana mu rwobo rw'intare kubera umubano mwiza uzatuma Imana iturinda abakonikoni, turinda abarozi, turinda ibiduhagurukira, uturinda imbaraga mbi z'umwijima. Imana izaturinda mu gihe cy'inzara, Imana izaturinda mu gihe cy'akaga, Imana izaturinda mu gihe cy'amakuba. Haleluya. Imana izaturinda nitugirana umubano mwiza nayo tukawurinda. Danieli ngo aragenda agera mu rwobo rw'intare, ngo akigeramo abahanga bamwe bajya bavuga ngo yagezemo ngo ziriya ntare zimubonye, we yamanutse amanukanye n'intare mu muryango wa Yuda. Ngo zimubonye ngo zitega umugara, araza zirambararaho aryama hejuru yazo muri bya byoya. Ngo zikazajya zigira ngo ni intare, ni shefu w'intare zose. Noneho ngo zajya zigira Danieli ngo araryama, ngo umwami bitewe nuko Danieli yarinze umubano mwiza n'Imana, Imana ishyira igikundo kuri Danieli. Abatasengaga natizaga ubusa, abatafataga ibihe byo kurara basenga, ngo umwami aragenda apfukama, ngo arara adasinziriye, arapfukama arara asenga, ngo yingingira Danieli asenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo arangije nibature yayikoreye ku rwobo rw'intare.
arangije ngo araza arahamagara ngo arabaza ngo Daniyeli mugaragu w'Imana isumba byose, umva ngo mbese Imana yawe ukorera ku manywa na nijoro yabashije kugukiza amaboko yawe, iminwa y'intare? Ngo Daniyeli ngo aramubwira ngo mwami nyagasani ubwayo nta kindega, mu yandi magambo narinze umubano mwiza hagati yanjye nayo, kandi nawe mwami hari icyo ndega, nawe ntacyo ndega. Haleluya. Ngo nicyo cyatumye ngo yohereza marayika wayo ngo araza afunga iminwa y'intare, urumva mamugisha, ngo afunga iminwa y'intare ntacyo zantwaye. Ngo umwami amaze kubyumva, amina, ngo umunezero uramufasha, arangije ashaka kwerekana abarinze, umva mushumba, abarinze umubano mwiza nayo n'abarinze umubano mwiza n'ibigirwamana. Turagendana? Abarinze umubano mwiza n'Imana n'abarinze umubano mwiza n'ibigirwamana cyangwa se n'imana z'abanyamahanga, arabahamagara arababwira ngo nimuze mukureho urwo Daniyeli, mukureho urutare. Ngo Daniyeli ngo basanga nta n'urwara zamuriye. Mu yandi magambo Daniyeli Imana murajyanamo n'abana banyu, murajyanamo n'abagore banyu, murajyanamo n'ibyanyu byose. Twibuke ko Daniyeli yagiyemo we n'Imana ye, haleluya, bamanukanamo, ntabwo izadusiga, nta nubwo izaduhana, haleluya, n'izatugenda imbere hataringaniza haringaniza, izamenagura inzugi z'ibyuma, ibintu by'ibyuma izabicamo kabiri. Ni Imana Elohimu, ni Imana El Shaddai, ni Imana Adonai, ni Imana y'imbaraga. Mureke tuyubahe, Imana irahambaye, Imana ifite ubutware, Imana isumba uko tuyivuga, Imana iteye ubwoba mu rukiko rw'abera. Hari uwavuze ngo iguruketswe na kerubi ikagenda ku mababa y'umuyaga, irihagije, ihamagara inyenyeri ikazita amazina, inka z'ibirarashyamba ni izayo, irambura igipfunsi cyayo igaza kwifuza kwibaho byose. Ni Imana ikomeye cyane, haleluya. Yabwiye Mose ngo yitwa ndiho, iramubwira ngo yitwa uwo ari we, ngo yitwa Imana ishobora byose, kandi yitwa Uwiteka. Niyo dusoza ngo umwami arababwira ngo namwe rero izanyu nizigaragare. Hari igihe gishika Imana yacu ikigaragaza iyo twarinze umubano mwiza nayo. Ngo baramanutse, ngo ntabwo intare zagombye ko bagera hasi, zabasamiye mu kirere, ngo zirangije zirabamenagura n'amagufa yazo. Filime irarangira, Daniyeli Imana iramuzamura ngo nazamuka agende ayobora Egiputa akurikiranye n'umwami kubera kurinda umubano mwiza n'Imana. Dusenge. Ibanga ni ukurinda umubano mwiza n'Imana, ukarinda ubuhamya bwawe, ukemera kugundira Yesu Kristo. Muririmbyi yararimbye ati ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe, ngo kandi bose bazamenya kubana nawe, ngo bazareka ubugome bitabe Yesu. Iyo warinze umubano mwiza na Yesu, haleluya, haleluya, naho waba uri mu ishyamba, Imana irakwitegereza kandi isoza icyo yakugambiriyeho. Witegereje neza uburyo ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ngirene ndisoze, irarisoza. Ariko nawe icyo gusaba ni ukurinda umubano mwiza nayo. Dusenga Imana, mureke duhaguruka bifuza ko twasenga. Ni ukurinda umubano mwiza, tukarinda umubano mwiza na Yesu. Yabwiye Pawulo abwira Timoteyo, ikibitsanyo wabikijwe kirindishe umwuka. Imana irasezeranye igasohoza. Imana ni inyembaraga, Imana ifite imbaraga. Dufate amasegonda, umunota,
tubanze tuyitekerezeho. Tekereza kuba yasezeranije igasohoza amasezerano yabo. Barigiye barinda icyo bagabiwe, bagiye barinda umubano mwiza n'Imana. Mose yarawurinze, Imana ibana nawe. Daniel yarawurinze, Imana ibana nawe. Eliya yarawurinze, muzamura ku manywa y'ihangwa twitishwe na Yezebeli. Abawurinze ntabwo bajya bicwa na Yezebeli. Ya haleluya. Iyo umuntu yarinze umubano mwiza n'Imana, lotekele boria shine gloria, Imana isohoza icyo yavuze. Niturinda tuzatumbagirira ikirere tujye kubana na Yakaramata. Niturinda isi nta kizadutwara. Niturinda abadayimoni ntacyo bazadutwara. Niturinda ibyo turwana nabyo ntabwo bizadushohora. Yawe dukangwa n'ibiriho tureba, amajwi yose akaza aduhabura bitewe nuko natwe tutabaye mu mwanya Imana dushakamo. Ariko iyo twabaye mu mwanya Imana dushakamo, ijwi rya Yesu ricecekesha amajwi yose. Mana mu izina rya Yesu, Mana nziza, Mana y'imbaraga, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubutware, Imana ikomeye, Imana y'imbaraga, turagushimiye uyu mwanya, turaguhimbaje Yesu. Tuguhimbarije urukundo rwawe rwiza. Tuguhimbarije kuri Imana ikunda ababyeyi bari hano, ugakunda abakobwa bari aha ngaha, ukunda abagabo, ugakunda abasore. Uri Imana nyamana. Kuba turi aha ngaha Yesu, wabwiye Yeremiya uramubwira ngo nakumenye utaraba urusoro, ntarakurema. Nari ngufite mu bitekerezo byanjye, nari ngufite muri njyewe. Plani y'ubuzima bwawe nari nyifite, ndetse naragambiriye icyo nzagushyiriraho, icyo nzakuremera utarabaho nari nyifite muri njyewe. Urangije uramubwira ngo urinde ijambo ryawe ukarisohoza. Ariko ubwira Timoteyo ngo ikibitsanyo wabikijwe ukirindisha umwuka wera. Ujye urinda isezerano wadusezeranije, ukaririnda, 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 ukaririnda. Wabwiye Mwami Dawidi, we yaravuze ngo isezerano ryawe uririnda ibihe ibihumbi. Niryo sezerano wasezeranije Aburahamu, urikomereza Isaka. Iryo ni isezerano wasezeranije. Ariko natwe tugomba kurinda umubano wacu hagati yacu nawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nyemera tugusabe kugira ngo aho twagenze niturinde umubano mwiza nawe, hakagira ibishuko bidushuka, ibyashutse ababyeyi bari aha ngaha, ibyashutse abagabo, urubyiruko, umuntu wese bikaba byaramushutse agatambika ibirenge. Turasaba kugira ngo urukundo rwawe n'imbabazi zawe zuhagire buri wese mu ruhande rwe, uhereye mu bwonko ukagera ku maso, ukagera mu marangamutima, mu biganza, ku birenge, imibiri n'ubugingo byazwa bitunganywe nawe. Numara kwezi umaze gutunganya buri wese mu ruhande rwe, turagusaba kugira ngo uduhereze imbaraga zo kurinda umubano mwiza natwe, mu izina rya Yesu. Mana tuyatwumva ngo hari umubano mwiza w'ibihugu. Iyo hajemo agatotsi bari ibibazo, agatotsi kari hagati y'umubano wacu nawe gakurwaho n'amaraso ya Yesu. Noneho nibimara gukuraho, kandi narabimenye neza yuko ibihugu bibanye neza bihana intwererano, igikomeye kigafasha ikindi, cyaterwa ikindi kikagitabara. Iyo twagiranye umubano mwiza nawe, iyo twahuye n'intambara zitandukanye, ibigeragezo bitandukanye, ibibazo bitandukanye, abanzi batandukanye, ijuru rijya ritabara. Niyo mpamvu umugaragu wawe Mwami Yesaya yanditse aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara. Ngo nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera, mu maso yanjye akamera nk'urutare. Imana nishimwe cyane, Imana nishimwe cyane iyo twagiranye umubano mwiza nawe, iyo twagendanye nawe. Imana nishimwe. Oya, hari uburinzi bwawe bujya buza bukaboneka kuri twebwe, hari imbaraga zawe zijya ziza zikaboneka kuri twebwe, hari ubudahangarwa Imana ijya idushyiraho, hari ubudahangarwa Imana ijya ikadushyiraho. Abagaragu b'Imana ibahindura ibirimi by'umuriro ukongora,
iyo banyuze mu mazi ntabwo batembana, iyo banyuze mu muriro ntabwo batwika. Birika tubwira ngo ko wambereye inkoramutima, ukaba wo kubahwa nanjye nkagukunda, nicyo gituma nzatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Iyo twagiranye umubano mwiza nawe, ujya utanga ingabo nyinshi zikaza zigapfa ku bwacu. Haleluya! Ujya ushyira uburinzi, ujya uca inzira aho zitari, mu izina rya Yesu, kubera twagiranye umubano mwiza nawe. Ushimwe Yesu. Amen.